kuko nutsindwa uwo wabwirije akanesha ntibizaguhesha ubugingo. Ikizaguhesha ubugingo nuko wakomeje gutsinda no kwizera. Rero kuvuga ngo uyu ni njye namuzamuye birashoboka. Mu isi umuntu arakuzamura ariko uzamuwe n'umuntu amanurwa n'undi. Ariko iyo washyizwe hejuru n'Imana, n'ibyo wirengagije ntibisobanuye ngo Imana irabyirengagiza, ahubwo uba uri kurira amarira rusange. Ayo uri kurira bakuvuze niyo warijije uwo wavuze. Imana irakureka ukanywera kuri icyo gikombe. Burya ukurusha kwegerana n'Imana ni umuntu bakurushije gutsinda yasi, bimwe twavuze. Iyo umuntu yirinda icyaha agaharanira gukiranuka, arakuruta niyo waba ufite titre imeze itaka. Hari abo yabumbye baba abapilote b'indege, abandi rababumba baba abakarani basunika ingorofani, abandi rababumba baba bajya muri toilette gucukura, abandi rababumba bakorera muri biro. Abo bose bagaragaza ishusho y'Imana. Ibyo ufite n'ibyo udafite, starago wahuye nazo n'izo utahuye nazo, ntibisobanuye ko Imana itari ihari. Igitangaza gihari ni kimwe. Ibyo byose ukora kuko Imana iba Imana ikakurindira. Ijwi ry'umukanguzi. Ndabasuje inshuti z'umusaraba, by'umwihariko wowe ufunguye iki kiganiro. Nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro, nizere ko ibyo uri gukora birimo biragenda neza. Hari n'igihe byanga, wihangane, Uwiteka niwe Mana. Uyu munsi bishobora kwanga ariko ejo bikemera, wihangane cyane. Iri ni ijwi ry'umukanguzi, iragukangura ngo ukanguke, nurangiza ukangure abandi. Dukomeze urugendo rujya mu ijuru. Nizere ko wakoze subscribe, niba utarabikora ukanda aho ngaho handitse subscribe, niba bikiri umutuku ubwo nturayikora, cyangwa se sabone ku bantu bakoresha ururimi rw'igifaransa. Abantu bari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, i Burundi, mu baturanyi bacu, mwese turabayambiriye cyane. Twizere ko mumeze neza cyane. Uhisemo neza gufungura iki kiganiro, ugiye kumva byinshi kandi bigiye guhembura umutima wawe. Nitwa Fidel Gatabazi, turi kumwe n'umukozi w'Imana mumenyereye aha ngaha ku ijwi ry'umukanguzi. Haleluya. Amen. Umeze neza? Turashima Yesu. Uri karume cyane noneho ubungubu. Karume no kuvuga ngo iki? Uratuje cyane. Burya tuziranye ndatuje. Imana imbabarire gusaragurika. Aha, hano ku ijwi ry'umukanguzi barakuzi, ntabwo ndi busubiremo amazina yawe, ariko nawe ubwawe wayivugira kuko hari nk'umuntu ushobora kuba afunguye iki kiganiro ari ubwa mbere akubonye. Yego, ku bantu tubanye ari ubwa mbere, nitwa Aniseti Niyomugabo, ndi umukristo, ndi umupapa, hanyuma duhamagariwe gukora umurimo wo kugabura ijambo ry'Imana. Yego. Anise, wigeze urwara uraremba? Yego. Ugera ahantu hakomeye cyane? Yego. Hari abantu bavuga ngo basomye ku rupfu cyangwa barungurutse ku rupfu. Ugeze ugera muri iyo situation? Ntabwo nigeze mpura narwo cyangwa ngo ndubone, sinzi niba aho narindi ariho rwari ruri, ariko nararembye mara iminsi 3 ntaza aho ndi. Yego. Byakwigishije iki? Bwa mbere isomo nakuyemo nuko nahumekaga umwuka w'umugurano. Nabonye ubuntu butangaje mu mirimo rusange Imana idukorera. Hari umuririmbyi waririmbye ngo hari ibyo Imana idukorera tukibwira ko byari bikwiriye kuba ari ibisanzwe, ntitumenye ko no kuramuka kwacu juste abantu bazi ngo babyuka kuko bari baryamye, ariko mu bisanzwe nge nakuyemo isomo rivuga ngo turamuka kuko Imana yabigambiriye ikabigena, kandi tubaho kuko ishaka ko turiho. Yego. Umuntu ugendana n'Imana ni umuntu umeze gute? Ni umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka. Yego. Tugiye gukomeza tuganira, ndagira ngo usenge Imana. Umuntu wese ufunguye iki kiganiro aze kugubwa neza, kandi Imana bari yiza kuba umuyobozi w'iki kiganiro. Amen. Turagushimiye Mana nziza, Imana y'urukundo, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Tugushimiye ko ari wowe Mana Uwiteka. Iyo tuvuze uratwumva, kandi umenyera kure ibiri mu mitima yacu tutarabisohora ngo tuvuge. Niyo mpamvu tugushimiye ko uri data. Waratubyaye, utubyariye mu bise by'umwana wa Igorogota, bituma duhinduka baraganwa na Kristo, none natwe turabisezerano, izina ryawe nirishimwe. Amen. Uyu mwanya turi kumwe n'abantu bawe. Ntabwo twavuga ibyo dutekereza ngo bibanyure kuko ubwenge bwacu turabwihariye, ariko tuvuze icyo duhaye kugira ngo bacyumve byababera iby'umumaro mu bugingo n'umubiri. Reka tukwinginge ngo duhindure umuyoboro, abarira bahozwe n'ijambo ryawe, kandi n'abari bahoze batuje baguwe neza. Mwami, ijambo ryawe rikomeze kubabera inkingi, kugubwa neza kwawe ntibiba ari iby'ibicumuro bya muntu. Turagushimiye kandi tugusabye kurinda ubugingo bwacu none n'iteka ryose. Amen. Amen. Ndongera kwakira inshuti yo ufunguye iki kiganiro, ufata agatebe utuze wumve icyo
Imana iduhaye kugira ngo tuvuge, ntabwo ari twe twakwivugisha kuko ntabyo dufite bihambaye, ariko Imana irabifite. Twari tubikomojeho gatoya, twari tuvuze ko kugendana n'Imana, ubundi hari urugendo, hari no kugendana n'umuntu runaka cyangwa kugendana n'Imana. Iyo umuntu avuze iryo jambo mu buryo bwo kugendana, ntekereza ko hari umugambi runaka, hari n'impamvu wahisemo kugendana na runaka. Hari n'abantu bavuga ngo kugendana n'Imana, ngo bagendanye n'Imana. Tugiye kuvuga kuri icyo kintu, ninde ugendana n'Imana, baravana he, barajyana he, barafatana ukuboko, bica mu zihe nzira? Ukuboko k'umuntu no kw'Imana ntibireshya. Imana igufashe mu kuboko kwawe kwaba kugufi, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwebwe abo nahetse mukiri mu nda. Ntekereza ko bafatana mu maboko ari abareshya. Yego. Sinzi niba icyo kintu cyumvikana, wenda sinzi ko umuntu mugufi kugira ngo ufate. Nese babandi bajya bari ngo Mana afata ukuboko kwanjye, ntabwo kugufata ukuboko hari uburyo Imana ifata ukuboko mu buryo bw'isezerano ryayo, ikagufata ukuboko uri kurwana, noneho ukuboko kwawe kukabamo intsinzi y'Uwiteka. Ntabwo igufata ukuboko ngo mugendane, ahubwo abajyana n'Imana, jisita bari mu nzira y'Imana, bayoborwa n'umwuka. Yego. Muri iyo nzira. Noneho kugendana n'Imana, iyo twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, agira icumbi muri twe. Noneho iyo muri twebwe twigaruriye, ko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuba muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe. Noneho dutaruka koko gusaba. Niba Kristo ari muri twe, aho tugiye biraba mu ntego y'Imana. Nibiba mu ntego y'Imana, arabagendana natwe. Noneho reka tubigarure noneho spiritually, binumvikane na logicoma. Ikiri muri wowe ntimuba mwagendanye, kiba kigendera ahubwo muri wowe. Exactly. Imana rero igendera mu bizera. Hanyuma kugendana n'Imana nuko muba muri babiri, itari muri wowe. Impamvu nge na Fideli twagendana nuko uri iruhande rwanjye, ariko Imana ntabwo iri side yacu, iri ni imbere muri twe. Murakoze. None se iyo umuntu avuze ngo tugendane, abavuze nabi buriya? Bituruka mu Kinyarwanda ko abantu benshi iyo bafite, cyangwa unjye imbere. Ntabwo Imana itujya imbere cyangwa inyuma, ntijya iburyo cyangwa ibumoso, ifite ubuturo muri twebwe. Umuntu wayishyize imbere, hari aho Imana izagusiga warangaye, kuko yo ibyo ugeramo bikakurangaza ntibiyirangaza. Ariko wowe nugenda n'Imana indani mu buzima bwawe, icyo utekereza naho ujya. Abize biology barabizi ko intambwe y'umuntu igikomandinga intambwe ni ubwonko, sibyo? Ni imitekerereze, mind. Nitugendana n'Imana ntiri buyobore intambwe zacu, ariko nigendera muri twe, irakorera mu mitekerereze yacu, dushinga intambwe aho Imana ishaka ko dushinguye. Uburyo bwa mbere abantu bavuga kugendana n'Imana ni ukunyuraho Imana yanyuze, jisite Kristo, kugera ikirenge mu cya Kristo. Nuko tubyita gukiranuka. Yarakiranutse natwe dukiranuke, yanesheje iki natwe tukineshe. Ariko tugarutse indani muri iri jambo, ninde udushoboza? Ni Kristo. Uwudushoboza rero agendera muri twe, ko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzamanura ihema ryanjye riture muri bo, bitwa abahungu banjye n'abakobwa banjye, nanjye nzaba Imana yabo. Niba ihema ry'Uwiteka riri muri twebwe, turatekereza iby'Imana ishaka, tujya aho igambiriye ko tujya. Kugendana n'Imana rero ni ukugendera muri wa mugambi wayo, dukora ibyo gukiranuka, kuko gukiranuka ni ishusho y'Imana mu Mukristo. Yes. Umuntu agendana n'Imana agiye, dushobora kugira urujijo bitewe n'icyo twise urugendo d'abord. Ubundi urugendo ni iki? Urugendo dufite mu isi ni urwo kujya mu ijuru. Muri ibi yaravuze ngo rusa n'ibiba n'isarura. Noneho nituvuga ngo tugendane n'Imana, hari umuntu ushaka kujya mu kazi, hari umuntu ushaka kujya gucuruza, hari usuye abantu, hari umuntu ugiye gufasha, hari umuntu ugiye gutangira umushinga w'ubukwe. Yes. Hari n'ugiye gutembera. Izo ni intambwe zawe. Impamvu tuvuga ngo tugendane n'Imana, sinze kubatera urujijo, mu nyihanganire, reka ubundi tubitekereze, ntacyo dusiganwa nacyo. Ubundi mbere y'uko tubaho, Imana izi ko turiho, sibyo? Mbere y'uko tubaho, yo izi ko duhari. Tubaho itubona. Ibyo dutekereza byose byiza kuri twebwe ni umugambi w'Imana kuri twe. Ibi birimo. Burya iyo tuyibwira ngo bana natwe hano mu bukwe, ni ikimenyetso cy'uko tutizeye ko ihari.
exactly ko Imana none se Fide Imana iba muri wowe cyangwa ntihari irimo none se niba iri muri wowe izava gute mu mishinga wateguye ariko hari igihe ncika intege ikaba ikibazo rero si Imana idahari ikibazo ni wowe niba wakize impamvu ushobora kwihamagara nuko avuga ati na Yesu no mu bukwe bw'Ikana bari bamutumiye kugira ngo akore bya bitanga Yesu batumiye kiriya gihe ni Yesu w'umubiri utarutuye mu bantu ahubwo yabanaga nabo ariko uyu munsi Yesu dufite si uwo dutumira nawe mu bikorwa tugiye gukora ntitukajye duhamagara Imana ngo ibe yihamagare mu gihe uzi kutabana nayo ariko niba uzi ko ihari wowe kora ibyo ishima uyibwira uti umurimo wanjye nawe nguyu noneho ubwo abasenga baba basenga se ntabwo ari ugusenga nabi kuko burya nta sengesho ryiza n'iribi rihari isengesho ribi nirivuma abandi naho gusenga mu buryo bw'ubujiji umwuka arabigorora bikagera imbere y'Imana bitunganye abandi ariko nabo wanabavuma babaye ari babi se ni wowe ubeza wagize ngo hari umubi warutaga wowe nese abajya guhirika abandi baba bakosheje guhirika abandi he umuntu wakuzengereje ukamuhirika biriya ni ukwikira igiti ugaseka none se niba umuntu afashwe n'ukuboko kw'Imana twahawe ubutwara nise bwo guhirika kandagira inzoka na scorpion nuvuga ngo bari abantu batuzengereza ubwo umurozi wanzengereje ntago nanyira ngo muhirike cyangwa murangiza okay niba udafite imbaraga zo kwihangana uburyo butuma ujya gusenga wica ikibazo si ibyakunaniye ahubwo ikibazo ni ukwihangana utagira ntabwo ubundi hari amasengesho Imana idashobora gusubiza abakristo barahahamutse kubera ivugabutumwa ry'iterabwoba ubundi hambere abantu babwirije abantu babereka guhana kw'Imana kuruta kubabarira kandi Imana ntiyagaragaye ihana kuruta kugaragara ibabarira imbabazi Imana yaduhaye ziruta ibyaha twakoze sinzi uburyo twigisha Imana yica kuri bariya barozi Fide reka tuganire n'aba bantu badukurikiye yego iyo bakuvuze nabi ntubabara nose wowe nta muntu uravuga nabi urabikora urakoze akebo nigeramo ubundi iyo aba ari ingaruka y'ibyo wakoze ibyo iyo bikubabaje Imana ihita ireba akababaro bo wavuze bagize ariko twebwe akenshi ntitubireba ati anise tamvuge kuriye n'ukuntu ngiye najya mvuga abandi ngewe ndi ntama ibyo utabonye rero ntibituma amaso y'Imana atabibona n'ibyo wirengagije ntibisobanuye ngo Imana irabyirengagiza ahubwo uba uri kurira amarira rusange ayo uri kurira bakuvuze niyo warijije uwo wavuze Imana irakureka ukanywera kuri icyo gikombe kuko wakinywesheje no ku bandi none se icyo ubiba nicyo usarura urakoze kandi iyo ubibye ikibi si ngombwa ngo ugifumbire cyo kirimeza kizamukana ifumbire kandi nicyo kitamera ari icyo ubibye cyaba icyiza cyangwa ikibi reka nkubwire ngo ikibi cyo kinihuta kuruta ibindi kuko Satani yihutisha umusaruro w'amakuba ku bakiranutse yego none uwo muntu watuzengereje mbere yuko dusubira kuri kwa kugendana kwacu n'Imana tubigenza gute tubanze dusome ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo bazabanga babampora mbere yo kumenya ko ugeragezwa wakugerageje guhoya iki ubanza urebe iyo mpamvu nusanga guhoya imitekerereze ari gukabakaba ku mpano yawe yo kwihangana nusanga guhoya ubusa ari gukabakaba kuri Fideli wihangana ubwo arasabwa kwererwa imbuto izo mbuto umuntu yazikura he ku muntu ukwiyendereje nta erega kuba ngewe umurima wanjye warumbye ntibivuze ko wawutera no kuba wawuteze ntibivuze ko igiti cyo muri ngewe kiteze none se ni iby'ibyishimo rwose nimugubwa nibigira bite mu bibagerageza uwo nawe arimo none se kuki bibaye amarira Bibiliya ivuze ngo ni iby'ibyishimo ariko erega biriya bintu kubivuga biroroshye kubishyira mu bikorwa biragoye impamvu bigora ni iki ubundi mwihangane tuvuge ibintu bisa naho biri filozofi ukuntu ubundi nta kintu na kimwe gitera ubwoba kibaho ahubwo igiteye ubwoba n'ubwoba buri muri wowe bufite icyo butinya nta kintu na kimwe giteye ubwoba kibaho igiteye ubwoba ni ubwoba bukurimo bufite icyo butinya kuko abenshi mwihangane nyine iyo filozofi turayisobanura abenshi nijoro uzarebe babona igiti cyangwa igishyitsi bakakibonamo umuntu bivuze ko nta giteye ubwoba cyari kiri aho ahubwo ubwoba bwo muri wowe bwatinye igisa n'abaringa ibyo abo bakugerageza rero ibyo wowe watinye kuki bitakwishe kandi uwakugerageje yashakaga kupfa bisobanuye ko nta mbaraga bifite igituma ukwiriye kwihangana bwa mbere nuko niba wasunitswe cyangwa wahutajwe hari amaboko yakuramiye
ayo yakuramiye kuki atakwimuye muri abo ugeragerezwamo. Bundi igitangaje si ibigeragezo duhura nabyo, ahubwo ni Imana idutungira muri ibyo bigeragezo kandi izi ko bihari. Ntabwo ikintu gitangaje ari abanzi tubana nabo, ahubwo igitangaje ni uburyo tuba muri abo banzi kandi tugakomeza kubaho. Rero Imana yashimiye iki ko turi aho? Bibaye ibyo kibazo rero, bibaye ibyo dushaka kuguma muri abo bantu bameze kugira ngo ubone umuti w'icyo uri kwibaza. Nuko mbere yo gusengera ikigeragezo uzabanza gushakamo umugambi w'Imana. Abisiraheli bavugije induru bageze ku nyanja itukura, ariko rwari urupfu rw'abanyegiputa. Abisiraheli barwishyiraho bararira. Imana yabafashe nko mu ngarani iri bubakunkumurire. Abisiraheli barahatinya. Mu yandi magambo iyo banyuze ahandi ntibajyaga gushiriramwo abanyegiputa. Aho munyuze byanze bikunze harimo intego y'Imana. Byanze bikunze niba ibyo uri kugeragezwa utabikura ku byaha, Satani ntazagugeraho Imana itabibona. Satani akugereyeho iki? Imana irashaka kwirata ibigwi n'ubutsinzi bwayo muri wowe. Nutsinda Satani uraba ugaragaje imbaraga z'uwadutsindishirije. Kabiri, niba ari wowe ubwawe wagiye mu kigeragezo, mu gihe ukirimo, kuki Imana ituma ukijyamo wakijyanyemo? Nuko iyo ukigezemo bituma uhindukirira Imana ukayibwira ngo burya nakosheje, ikakureka ukakijyamo bikaba nko kukukebura. Gatatu, iyo ikugerageje igutegura mbere y'uko ugeragezwa kugira ngo ikunyuze mu bisa n'ibyo ugiye kugeragezwamo. Imana ikugerageresha ikigeragezo ugiye guhura nacyo kugira ngo gisange waratojwe wihanganiye icyo. Nicyo cyatumye Yosefu mu ishyamba we ntiyaryaga ku mwana w'intama bene nyina babaga bibye se, ntabwo yawuryagaho. Yararindiraga akazarya atashye ari iwabo, inzara arayitegurirwa. Icyo kimenye. Ageze muri Egiputa amenya no kumanaginga inzara. Uribuka ko ari we wazanye uburyo bwo guhunika. Yihanganira bene nyina baje kumureba kuko ntibwari ubwa mbere bahura nabo. Imana igucisha mu bigeragezo kugira ngo ube umuntu ushyitse. Muri kwa kugendana kwacu n'Imana se mujyanamo muri cya kigeragezo. Exactly. Ikigeragezo Satani akuzaniye wowe n'Imana muba muri. None ko bituzunguza cyane se ibigihari? Kuba wowe warazungurutse ntibisobanuye ko Imana idahari. Igisobanuro cy'uko idahari ni kimwe, nuko wowe utayibona. Ari nyibona kuko byandenze nyine byabaye byinshi. Ubwo bisobanuye ko Imana yawe irutwa n'amakuba urimo. Amakuba arayirusha imbaraga. Yes. Nonaha kubera umugogo cyangwa se umutwaro nikoreye ibintu ndi kunyuramo kubera ukuntu bindemerereye. Ndarara mu marira nkerwa mu marira. Nuko ntari kubona Imana se. Turacyari kumwe se. Wowe nayo ninyorohereze niba tukiri kumwe rero. Inkure muri uwo mubaba. Icyo kibazo wakigejejwemo nande? D'abord, ni iki cyatumye ugera muri icyo kibazo? Tuganire. Icyatumye nkigeramo? Yes. Niba ari Imana ni hari igihe uri mu ngaruka, sibyo? Hari igihe uri mu ngaruka. Ibyo ari byo byose ngicyo mpa agaciro nuko nkiri kumwe n'Imana yanjye. Nuko ukiri kumwe n'Imana. Yego. None cyabinjyanye mu cyari cyo cyose. Niba turi kumwe irarwanya yararirimbye ngo ntiyaryama twashira. Habe no guhombya. Urakoze. Kabiri, ikurinda ihoriri maso ntisinzira. Umunsi uzageramo ukumva utabona Imana, ntuzavuge ngo ntihari. Rimwe na rimwe igisa naho yihisha, niko umuririmbyi yavuze. Ikihisha pe. Fideli ugasufura, ugastragoringa, ukageragezwa mu makuba yawe ugasa n'utayibona. Birashoboka. Tuganire. Mwarimu wahaye abana umwitozo kuri taburo abigisha. Iyo abana batsinzwe ntibaba ari abanzi ba mwarimu. Hanyuma si iyo uri kwiga iryo somo mwarimu aba ari kukwanga nk'umuntu wize. Mwarimu akwigishiriza kukwanga, akwigisha kugira kuko isomo uri gufata uwo munsi ni iry'ibihe bizaza. Igihe cya none rirakugora, ariko ibizaza iyo utangiye kurya umusaruro waryo umenya inyungu yo kwiga. N'Imana rero iri kutwigisha. Umuntu yumva yatoroka, yumva wakwirukanka. Yewe uribuka ko abanyeshuri bamwe batinya mwarimu kandi mwarimu araho kubera abanyeshuri. Ibigeragezo bikaza bikagukubita bikagenda biti. Ariko ntibisobanuye ko Imana idahari. Icya mbere kigaragaza ko ihari
ni ukuri kugeragezwa ariko utaricwa n'ibikugerageza ntibirakwica ariko kandi si uko bidafite urubori rw'urupfu ahubwo ni uko imana yafashe urubori rw'urupfu birangiraho ingaruka izo ngaruka zikugiraho bwa mbere ubundi bigeragezo niba ari uburwayi burandembeje kandi maze imyaka myinshi niba ari ubushomeri n'urugero niba ari ugutinda gushaka cyangwa kubona urubyaro nuvuga ngo mbimazemo igihe kinini kandi ari byo kunkiza ubundi ikigeragezo reka tubanze dutekereze iki kubera icyo abantu barambirwa bavuga ngo imana ntihari wari utunze imana yo mu kihe cyiciro wari ufite imana yo mu ruhe ruhande zifite ibyiciro iyo ufata imana nk'imana y'imirimo mu gihe imirimo ugirirwa cyangwa ukorerwa yabuze uyifata nk'aho imana ntayihari batwigishije imana itanga amazu abari mu bukode iyo dusohowe tugira ngo imana ntayihari ariko kandi bihari ikemera ko bakwanika ku musozi kugusohora hano se ni ukugukura mu marembo y'ijuru y'ikuzimu ibi ntacyo bitwaye imana kuba wowe Fideli yageragezwa bitwaye iki imana se ariko urumva ndi kumwe n'umuryango turaye hanze ku musozi 2-3 ibyo ngibyo ntacyo bitwaye nyuma yo kurara hanze se bigenze bite turiho nabi kandi turi kumwe n'Imana kubaho nabi rero ntabwo ari igisobanuro cy'uko utabanye nayo reka da bibaye ibyo Lazaro ntiyari kubona ubwami kwa Nyamutunzi bibaye ibyo abigishwa ntibari gusonza ku buryo bajya kurya amahundo y'amasaka bibaye ibyo ntago bari kubwira Yesu ngo bagaburire cyangwa basezerere batahe reka da hari daboro tubanze tumenye imana igaragarirahe teologikoma cyangwa scientificoma bavuga ko imana iboneka mu byaremwe ariko siho imana mbere yo kuboneka ahandi hose igaragara mu gukiranuka kwayo ikiranukira muri wowe nyine imana ikiranukira muri wowe niyo muri wowe yaba itarimo irakiranuka nkabibonera heza kandi gukiranuka kw'imana si igisobanuro cy'imirimo imana yakugira nyine ndabibonera he kwikiranuka itandimo niba itandimo ndabibonera he ni Jehova tikeno imana umukiranutsi nyine umukiranutsi just ndabibonera muri mu biki hehe urabonera hehe ko imana ikiranuka bwa mbere iyo mana ushaka kubona ubundi wowe nayo muhurira he tuganire tumere nk'ababazanya nanjye mpinduke nkubaze kuko rimwe na rimwe igisubizo cy'ikibazo kigendana n'icyo umuntu abajije noneho tuganire ahandi ho wayiboneye harihe yego nayiboneye mu mirimo runaka mu mirimo umurimo wa mbere wakwijeje imana ni uwuhe nkanjye ubwanjye yego umurimo wa mbere wanyijeje imana ni uw'isi n'usanzwe ntabwo ari imirimo y'agakiza ni umuntu warwaye arakire nyine mpita numva ko imana ifite imbaraga bamusengeye yego nari muto ariko mpita kabisa imana iba uyu munsi ufata imana nkahe mu gihe umuntu atakiza agapfa biba bisobanuye ko idahari ibihari barigiye noneho cyo kugishaka umucyuro ahubwo mbifata neza iyo imucyuye noneho tuganire iyo ihari itari kugaragara n'igihe muri bya bibazo utari kuyibonamo bisobanuye ko ihari hari umugabo ndakubivuga yari umusore twarasenganye igihe kinini ageragezwa turiho mu buzima bubi imana iranguti ngo uhaye umugore yego umugore apfa inda igize amezi 6 apfana kandi n'umwana kandi ari imana yamubwiye ari imana umuhungu arampamagara arambwira ati tujye imbere y'imana bamaze gushyingura afata igitabo cy'indirimbo na Bibiliya arayibwira uti ngibi ibitabo byawe uri umugome kuko wanyiciye umugore wamumpaye ntamugusabye umwishe mukeneye none sinzongera turangizanye umugabo afata ibitabo bisigaho mfata igitabo cy'indirimbo na Bibiliya ndabimanukana tujya gusenga ari wunjyanye ahantu bwa reka mvuge ngo ni nkaho ari ubwa nyuma wari umunsi ugeze nko mu munsi wa 9 twarakuyikiriyo tugezeyo umuhanuzi ajya mu mwuka aravuga ngo waje kubaza imana umugore wawe yarapfuye ireba he reka ngo usubize uko imana ivuze aravuga ngo hamwe narebaga Yesu apfa niho narebye n'umugore wawe apfa kabiri ko yaharebaga nk'imana se ishobora kuresista icyo kintu iribuka ko uwo muntu ari umuntu wambaye inyama n'amaraso none se kuba apfuye nawe biramwishe
ntabwo bimwishe nyine ariko kuba Yesu yarapfuye Imana byari mu mugambi wayo yarabigambiriye yuko Kristo ariko wibuka ko amarangamutima Kristo yari afite resistance yayo nayo yari make. Ariko ibyo byo kuvuga ngo ugereranye Imana ngo umwana wanjye yapfuye ngo aho narebaga ngo niho ngo n'umugore wawe yapfuye no ubundi si urupfu rukora Imana ireba. Imana aho yarebaga Imana nyine ifite ubwo izo mbaraga none se ngewe nzikuye hezo kwihanganira ko umugore wanjye yaba aho uzikuye rero ni hamwe nuko niwihangana ni Imana nutihangana niyo. Yeremiya yaramubwiye uti genda ubambwirire ngo ninde wabaza ni ikihe kibumbano cyabaza umubumbyi mu ntoki ngo urankora mwiki. Irambwira ngo genda ubambarize ngo uko mubona ibumba rihombera mu kiganza cy'umubumbyi ngo niko nanjye bigenza nanjye nagufata nkakubumba bumba uko ngize gute nshaka. Hari abo yabumbye baba abapilote b'indege, abandi rababumba baba bakarani basunika ingorofani, abandi rababumba baba bajya muri toilet gucukura, abandi rababumba bakorera muri biro. Abo bose bagaragaza ishusho y'Imana. Ibyo ufite n'ibyo udafite, starago wahuye nazo n'izo utahuye nazo ntibisobanuye ko Imana itari ihari. Igitangaza gihari ni kimwe. Ibyo byose ukora ku Imana iba Imana ikakurindiraho ko nta ntera n'imwe itagira ikiyitera. None ibyaguteye wabikijijwe nande? Yari ihari. Noneho twongere muri bya bigeragezo bifatika wowe wayibuze, ariko wibuka ko ibifatika bituruka mu bitaboneka. Noneho reka njye nagusubiza mu buryo bweruye. Wowe uri kubona ibifatika byakudandabiranyije, ariko ibitagaragara Imana yazibye umunwa biraruta ibigaragara byaguciye intege bivuga ngo Imana ntihari. Noneho nkwiye gushima. Olala wowe ibyo byakugezeho utarabibona ntiwari uzi ko bihari, ariko Imana yarabirebaga. N'ibindi utarabona rero bihari Imana igukiza, kuko umuhanga yaravuze ngo iyo itari gukora ibirimo, iyo itari kuvuga ibiri gukora. Noneho ishobora gukora ibyo ubona nonaha igakora n'ibyo utabona bizasimbura ibyaguhagamye, kuko mu itanura ry'umuriro rigurumana Imana ntigaragara utawurimo. Iboneka ari uko Mishayeli, Hananiya na Azariya bawugezemo, ariko batarawujyamo babonaga umuriro. Niyo mpamvu n'umukristo uri muri aya makuba menya ngo ayurimo siyo Satani yashakaga kuguteza, kuko iyabayo uba wagiye kuba umunyago. Yakomeje gakumira byose se n'utwo ducya ntitungereho. Ntabwo ushobora kumenya ko isi atari paradiso utayihuriyemo n'ibikugerageza. Icyambere gituma dukumbura ubwami bw'Imana ni uko inaha muzageragezwa, kuko nimutageragezwa ntabwo muzitwa intwari. Ntuzaba intwari utarwanye, ntuzarwana nta ntambara. Kandi ikindi gihari, umwuka wera amaze iki muri twe. Wowe wagiye muri context y'umuntu uri mu mubiri. Umuntu uri mu mwuka mu bigeragezo ahabana amakuru, ahabana ijwi ry'Imana. Urageragezwa ariko wasubira inyuma, nushaka ubyirengagiza uvuge ngo uzabireke cyangwa ntuzabikore, uzabisohoza cyangwa ibubireke ukora ibi. Ariko iba yaravuze ngo mu gihe cyo kugeragezwa niwihangana hirya yacyo nzakugirira gutya. Icyo ni icyambere. Mu gitabo cya Yeremiya yabwiye abagabo bari muri Babuloni, arababwira ngo ibyo nababwiye ntabwo ari ukugira ngo mugwe si ukurambarara, najyaga gukora ntavuze, ariko nabivuze kugira ngo mbareme agatima k'ibyo muzabona hanyuma. Nicyo gituma umunyamwuka abana amakuru mu kibazo. Kabiri, agira inkomezi. Noneho bwa gatatu, iyo ageze hahandi arembye cyane niho akura ibihumuriza. Simplement ubwo nuvuga ngo umuntu utari kubona Imana mu bigerageza amenye ko yabaye umunyamubiri. Mu makuba y'umukiranutsi haboneka mu ishusho y'Imana gukiranuka n'imirimo byose ubisangamo. Ikintu wirinda mu bigeragezo ni ukuzana ikigeragezo mu cyaha, kuko ikigeragezo mu cyaha, icyaha mu kigeragezo, icyaha kirakuruma. Ariko iyo uri kugeragezwa nta cyaha, menya ko aho hantu uri kugeragerezwa Imana nawe muhabanye. Kuko mu ntare, mu rwobo rw'intare Daniyeli yagezemo, dore igitangaza abantu bakunda kuvuga. Bakunda kwigisha ngo intare zirasinzira, ariko nubwo zisinziriye zirahari. Igitangaza ntabwo ari uko zisinziriye, ahubwo igitangaza nuko zakangutse Daniyeli atakizirimo. Naho kuba zisinziriye zirahari. Hari ikintu mutajya mumenya, fide tekereza iki, ni muri Babuloni ubwayo. None Babuloni irarenze, harimo abagambanyi ba Babuloni. Baragucukuriye n'urwobo. Tekereza kuba muri Babuloni ukaba no mu rwobo rw'i Babuloni.
babuloni ubwayo ntiyoroshye ni mbi ariko ubaye no mu rwobo rwaho none si urwobo rwonyine ubanyemo n'intare ntabwo ari urwobo rwacukuriye daniyeli si rwo bamucukuriye rwari urwobo rw'intare n'intare zirimo niho intare ziri kuhagera zigasinzira si ikibazo ahubwo ikibazo nizikanguka biragenda biti sibyo ariko zakangutse daniyeli yageze gute yakuwemo ikigerageza impamvu kikurya wowe ubwawe nta mbaraga zo kubona imana nibyo ariko imana yifite imbaraga zo kukubona reka nkubwire ngo nubwo utayiruzi yirakuruzi imana ishimwe hari abantu bavuga ko bagendanye n'imana bakabipresiza kubera ibintu runaka imirimo igaragara abandi ni uko bataba baragendanye n'imana ntabwo ari uko wagendanye n'imana ngo nisoza kubikora itahe ahubwo burya mu bantu igihe icyo ari cyo cyose wabonye imirimo utanayibonye burya imana muba muri kumwe kugendana n'imana nibyo igendera muri twe kuko natwe tugendana n'ibitekerezo byacu byanagendeye muri twebwe ariko ntibivuze ngo imana yari iri inyuma cyangwa yari iri imbere cyangwa yari iri iburyo cyangwa ibumoso yari iri muri twebwe ikorana natwe ibitangaza mu nzira twanyuzemo nyine impamvu kiba abantu tubapresiza tuvuga ngo runaka ngo yagendanye n'imana yari ari kumwe n'imana mwafashe imana nk'imana yo gukora imirimo gusa ubundi umurimo udutera kwizera nubwo ibimenyetso n'ibitangaza bifasha abatizera niko Bibiliya ivuga naho abizera bo bakangurwa no gukiranuka kw'Imana twemezwa n'umwuka kubwo kumva ijambo ry'Imana rero abantu bafata imana nk'imana yayibiyeretse babonye ibitangaza abo bizeye igice kimwe kuko niba buri bitangaza bazagwa ariko abantu bizera imana biturutse ku gukiranuka kwa Kristo bayigumaho babyaye umwana upfuye bayigumaho ubukwe bwapfuye bayigumaho babuze icyo bishyura inzu yewe nimwe wubatse umutingito ukayisenya uguma ku mana kuko imana yawe ibiruta ibigaragara ibyo rero niba mu bigaragara ariho mwitira ibimenyetso byo kugendana n'imana ntibiraba byo ahubwo ikimenyetso cyaba cyo kugendana n'imana ni ugutsinda isi gutsinda isi harimo kunesha ibyaha kwihangana no kugira itandukaniro n'abandi ugakora iby'Imana ishaka nicyo gisobanuro cyo kugendana n'Imana uratsinda isi mu buhe buryo gutsinda isi ni ugukora ibihabanye n'iby'isi gushakaho kuko iyo tuvuze ngo uko isi gushaka dore uko isi kwifuza siko umuririmbyi yaririmbye irashaka ko ugwa nyine ibyaha b'isi bakora nawe akaba ari byo ukora bigotomere nk'unywa amazi isindwe rya buri munsi ubusambanyi bwa buri gihe jisite ibyaha b'isi bakora no kutizera Kristo birimo nabyo birimo ni imirimo y'isi noneho kubitsinda ni iki ni ukwizera Kristo mwami n'umukiza ukagira gukiranuka icyo bita gukiranuka ni ikinyuranyo cy'imirimo kandi gukiranuka no kwizera ni ibintu bihura kwizera ni ukwemera ibintu kimwe n'uko Imana ibyemera akaba ari nako gukiranuka ugafata ikintu nk'uko Imana igifata tugera kuri urwo rwego umukristo abigeraho kuko ntabwo twikiza turakizwa udukije rero duha imbaraga zingana n'izo adukirishije umuntu ashobora kuba atabasha kugera kuri urwo rwego akaba yumva ko yenda kwizera kwe kuri hasi kwizera kugira ama etape yego kwizera kurimuka kukazamuka ariko kandi uko kwizera reka tubyite uburyo bwo gusabana n'Imana inshuro ubanamo n'umuntu nizo nshuro umumenya iyo wegera Imana cyane uyimenya kenshi cyangwa unayimenya cyane ariko iyo uyihunga ukajya kuyishakira mu mirimo ubona ibyo ikora mu gihe itakoze ntuyibona kwizera kwawe guhita gucogoreraho kandi ntabwo negera Imana kandi twavuze ko iri muri jyewe icyo twita kwegera Imana ni ukuyiramya no kuyihimbaza kuko ikiri muri wowe hari ikicyagura kamere yawe iyo utayihaye umwanya ngo uyifashe gutekereza ntabyimenya ariko iyo wayihaye umwanya ukayifasha gutekereza wowe nayo muraguka noneho uburyo rero bwo kwegerana n'Imana ni bwa buryo bwo kwiramya no kwihimbaza biba bisa no gusiga umubiri ugatekereza ibyo Imana itekereza ugakora igikorwa cyo kuguhuza nayo ari cyo amasengesho amaze ubundi amasengesho ni nko kuvuga ngo ibi biganza biregeranye arabihuza ni icyo kwegerana n'Imana ntabwo ushobora kujya muri iyo si ukaba watekereza cyangwa wakora ibihabanye n'iby'Imana ariko ugambiriye kubana nayo uyoborwa n'umwuka mu gihe ukoze ibihabanye noneho ubwo umwuka aba yagiye mu gihe ukoze ibihabanye n'iby'Imana yashakaga ariko kandi intego yawe ari nziza ku Mana ntabwo mpamya ko ari ukugenda k'umwuka
sinzi n'icyo gihabanye uko twacyita. Ubwo igihabanye no kwegerana n'Imana wakorera kwegera Imana ni iki? Wagikora cyaba ari kibi nyine. Ndavuga ugiye muri iyo monde ariko ukoze ibintu bibi. Icyo gihe waba wumviye kamere ko ibyo kamere ikunda nibyo umwuka yanga. Ibyo umwuka yanga nibyo kamere irarikira. Icyo gihe uba wayobowe na kamere yawe. Ariko kwa kwifuza Imana bituma nayo ikwegera ariyo. Yego, turimo kugendana n'Imana cyangwa se kubana n'Imana, kuba ufite Kristo cyangwa se ufite Imana muri wowe. Hari abantu bamwe navuga ngo Imana ibamo kurusha abandi, bituma abantu ari bo dushobora kuba twahanga amaso kurushaho, ku buryo numva nanjye mfite Imana muri jye ariko nkavuga ni Aniseti cyangwa se runaka. Umuntu ukijijwe abanganya n'undi uburenganzira ku Mana. Iyo unganya n'undi uburenganzira ku Mana ntibiba bisobanuye ngo hari ukuruta, kuko nicyo gisobanuro cy'ijambo rivuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kugira ngo buri wese yigerereyo. Ni ukuvuga ngo iyo wizera Kristo nk'umwami n'umukiza, imbere yawe nta wundi uhari ukugererayo. Gusa ushobora kugira uko uyobora muri uko kwizera, kuko abizera tugira ihuriro, iryo huriro rigira abariyobora, of course umwuka n'abayobozi bahamagawe cyangwa bagatoranwa n'Imana. Birashoboka. Kuba umuyobozi rero kuri imbere ntibisobanuye ko agukingirije Imana, ahubwo duhari mu buryo bw'umurongo ngenderwaho kugira ngo tudakora uko twishakiye tugatandukana n'abandi duhuje kwizera. Ariko kuvuga ngo hari umuntu ndusha ubutoni kwegerana n'Imana, buryo ukurusha kwegerana n'Imana ni umuntu bakurushije gutsinda yasi, bimwe twavuze. Iyo umuntu yirinda icyaha agaharanira gukiranuka, arakuruta niyo waba ufite titre imeze ite mu gihe wowe wagiye gushayisha. Yamfasha akagira icyo amvuganira agezeyo, ngiye ko nasigaye inyuma. Uwuhe? Uwo muntu we wagize ubwo butoni cyangwa se wagize iryo hishurirwa, ngewe nabaye nk'utanta. Ntabwo agufasha kujya kukuvuganira, ahubwo agufasha mu buryo bwo kugukebura. Nge nta message namuha njyanira. Akujyanira mu ijuru. Iryo juru rero mutigereramo, muzarifate nkaho n'abandi batabagiriyeyo. Kuko none se impanda nivuga nzabagirayo. Ari umuntu uvuga uti ngiye gusenga, ati Imana uyimbwirire gutya na gutya, bibwire ko ibi nibi mbirambiwe, mbwiye ko nshaka. Ikintu gitangaje rero ni uko ibyo muri kudutuma kuyibabwirira iri kubyumva. Ni nk'uko twaba turi kumwe, umuntu yarangiza akambwira ngo umbwirire Fideli, kandi nawe ari kugira gute? Ari kubyumva. Ahubwo we yanabimenye mbere yuko yanabimenye mbere yuko ubivuga. Ikintu gituma abantu bavuga ngo mugende muyimbwirire cyangwa mugende mu nsengero, gufatikana mu maboko birashoboka, tugafatana mu maboko. Bibiliya ivuga iki? Ivuga kwikorerana imitwaro. Bigira icyo bihindura? Exactly cyane ahubwo. Why? Niba wowe isengesho wasenze wenyine ridashobora kugira imbaraga, yenda tuzabivuga mu gusenga, ariko bikaba ngombwa ko na Fideli na runaka bajya mu mujiji. Urakoze cyane kubyita umujiji. None se ubwo wikoreye ari umwe aremererwa nk'aba bandi ariko ku Mana tureke ibyo kuremererwa. Ku Mana ntekereza ko ni direct. Reka tugaruke turebe muri Bibiliya. Petero ari mu nzu y'imbohe yarasenze? Ntabwo yasenze. Yarasinziriye. Yakuweyo n'amasengesho y'abande. Bariya siyo badasenga ntiyari kuvayo. Petero yari gukurwayo n'ikiza ko yakuweyo no kwizera. None se reka dusubire inyuma turebe. Yohana Umubatiza ariyo barasenze? Ntabwo basenze. Urakoze. Yavuyeyo se? Gihanga barakiranye. Urakoze. None se reka turebe. Paulo na Silasi bari muri gereza barasenze? Cyane. Bavuyeyo se? Cyane. Urakoze. Ibyo byose biri gukorwa n'iki? N'amasengesho. Ariko oya ndi kuvuga kuri iyo community, just iyo group, abo bantu benshi kuba barenze umwe. Kwikorerana umutwaro Imana irabyumva. Nshuti y'umusaraba Fide, niba ari ikintu gikora ni igihe bene so cyangwa mwene so yagufashije gusengera ibibazo ufite. Kubera iki? Imana ireba igiteye benshi kurira bahuriye kuri kimwe, ariko urumva ko bibaye guhuza bagahurira mu kibazo, kandi Imana ubwayo ari Imana y'ubumwe, ikaba Imana imwe ishaka ko tuba umwe muri Kristo Yesu. Iyo nikoreye ikibazo cyawe tuba twubatse ubumwe bw'abera. Iyo ngiye kugisengera nawe uri gusenga, ubwabyo bikora ku mutima w'Imana, bikavuga ngo urukundo Fideli yagiriye Aniseti sinjye warwibuza ndi Imana y'urukundo. Byayigamburuza ku migambi yayo. Nta sengesho rijya rivuguruza Imana, ntarihari. None
niba twahagurutse tugasenga ngo Aniseti ntatahe n'urugero kandi wari uvuze ngo biba successful ikintu cyarijije abantu benshi ikintu cyahagurukije abantu twasenga cyaturutse ku Mana se ari Imana yashyizeho ngo ni murire ikibahoza nuko murekeraho kurira nuko murira amarira agashira ariyo yavuze ngo ni murire muhozwa nuko ikibariza gishize oya ndavuga nyine ari icyifuzo nk'icyo ngicyo ariko mu by'ukuri yari yamaze gutegura ko biri bugende gutya na gutya nkuko tuvuze ngo Petero barasenze bagira uwo mwete wo gusenga ariko sinzi impamvu uri kunyumvira mu mubiri basenga Imana niyo yari yafunze Petero cyangwa ni Herode urakoze none se amasengesho nakubwiye ngo ariko yari kugwamo umugambi w'Imana yenda ntago tuzi cyari kirimo ariko yari no kugwamo yenda kandi no kugwamo ntacyo byari bitwaye Imana kugwamo ntacyo byari bitwaye ko Petero w'umubiri yari kuba apfuye w'umwuka w'ubugingo agataha none se umuntu uryamye hari urembye ntago Imana yamaze no gushyiraho yenda twakiriye n'ubwo butumwa uyu ni umuntu n'umugeni cyangwa se ngiye kumucyura n'ibiki byose ntago twasenga nko kuvuze nyine tukarira tugahamagarana Imana ikamugarura byaba bisobanuye ko yirushije gutekereza neza ubaye uyibwiye uti hoya ikabyumva ariko byabaye kwa Dorcas byabaye kwa Ntuza kwa Ezekiya yaravuze ati ibuka ibi nibi ungarure nuko nawe ujye ubifata buryo ibyo kwa Ezekiya Imana yamukebuje urupfu kuko nicyo yatinyaga iramubwira ngo tegeka iby'inzu yawe kuko ugiye gupfa ntabwo yari yapfuye noneho anazutse yakoze imirimo mibi ko nibwo yatanze Yerusalemu burya ntiyari kunyagwa Ezekiya iyatahaba anahembuka ko niba mwibuka niwe wazengurukije abantu b'i Babuloni abereka ibikoresho byo mu rusengero rw'Imana i Yerusalemu noneho Babuloni bageze i Babuloni baravuga ngo hari iby'agaciro dushaka kunyaga Esaya aza guhanura abwira Ezekiya ngo bigiye kunyagwa uzi igisubizo yasubije yaravuze ngo ni byiza ubwo bizanyagwa ntagihari ari ugupfa kwa Ezekiya no kuba hari icyari kuba cyiza n'iki nuko yari gupfa ariko we yifuza kubaho urakoze urupfu yapfuye teoloji koma abize teoloji bazansubize imyaka 15 ya Ezekiya ntacyo yigeze akoreramo cyubahishije Imana kabiri Dorcas apfa agenda akagarurwa ari hehe uyu munsi yarapfuye urakoze kugaruka kwa Dorcas ntabwo byari ukuzurwa ko kuvuguruza umugambi w'Imana kuko iyo bijya kuvuguruza ntiyari kongera gusogongera ku rupfu ahubwo bwari uburyo bwo kurema imitima b'abapfakazi bari kurira kuko yaragarutse arongera arapfa nyamara igitangaje apfa ntibyanditswe n'amarira ntiyongeye kuboneka yari atakidoda yari atagikora imirimo ashobora kuba nawe yarabaye nka Ezekiya nyuma yaho agahita ntabwo biba bisobanuye ko twavuguruje Imana no ahantu abantu bajya bibeshyera ni ukuvuga ngo Mose yagiriye Imana inama ngo arayibwira ngo ibintu ntubikore ngo Abisiraheli ntubice Imana yibuza kubica Mose yarahiye ubugingo kuko Imana yarindaga ubugingo bwa Mose iramubwira uti tuza impore ariko Bibiliya ivuga ngo yabishe ruto urakoze cyane ntabwo ari uko baramye n'ubundi wakoze cya gicumuro yarakimuhoye inama za Mose ntizumvikanye ku Mana Imana ntigisha inama ntinagirwa inama nta buryo umuntu yavuguruzamo ariko se reka kubyita kuvuguruza ariko nta buryo umuntu nyine yahindura icyo kintu ndagira ngo wenda tuzakora ikiganiro cy'imitekerereze y'ubuzima bw'umwuka twumve imitekerereze y'Imana mu bantu juste imitekerereze y'Imana tuzayirebera mu nyandiko turebe imigambi y'Imana step by step igambiriye iki noneho kuri wowe nitujya kuvuguruza Imana Yosefu ntari bujye muri Egiputa ntabwo ari bwemere kugurwa ariko kandi natajya muri Egiputa Isiraheli ntizigera ikira inzara kuko muri Egiputa niho hari umweru nitujya kuvuguruza Imana na Kristo ubwe ntari bujye igorogota aravuze ngo iki gikombe nikigire gite kindenge ariko umugambi w'Imana nubwo usa naho ari mubi mu bitekerezo byawe wowe uri kubona ni mwiza mu ntego yayo kuko ni usohoza uzabona icyo yari igambiriye rero nitujya kuyibwira ngo ibi wibikora ikabigenderaho tuzaba tuyirushije gutekereza ibyiza ariko kandi Fideli abaho mu bihe bibiri icya gatatu kirashira Fideli ariho mu byashize ariho nanone ariko Imana iriho ahashize none n'ahazaza ibya none Fideli ashaka ko Imana ihindura ni inkingi y'ahazaza h'Imana kuri Fideli nihindura ahazaza hayo kuri Fideli iramwicana na Fideli wa hanone kuko ahazaza h'Imana nihatabaho kuri wowe hakabaho imitekerereze yawe
uriyica kandi tuganire, uri umuhanga ufite PhD, ntituzi nivo detide runaka ufite, ariko nta kintu urategura wowe kigafeiringa, bisobanuye ko ubwenge bwawe butari perfect, rero nawe buragutenguha. Rero nubufata ukabukoresha ugira Imana inama, Imana ikagendera ku byawe kandi nawe hari igihe wabigendeyeho n'ibyuzure, Imana nawe muri mayindi urumva uko izaba ingana, izaba ari Imana ingana na capacity intellectuelle yawe, ariko kandi ntibikabe. Imana ni Imana, ni Uwiteka, ni Yehova. Tugaruke gato kuri kiriya kintu cyo gusengera hamwe cyangwa y'urucyuriya murunga w'abantu benshi, biraza gufasha iki usibye kuba byagamburuza imigambi runaka ya Satani? Ni ya Satani, exactly. Ku buryo nsenze ndi umwe gusengera hamwe cyo biziba icyuho cyo gucika intege kwa personnel. Kuyo wewe wacitse intege uba ukeneye amasengesho ya bene so. Iyo amasengesho ya bene so abonetse, za mbaraga za Satani zari zagufasha zikagutera kwiheba zirakurekura, ibisubizo bikaboneka. Abantu bashobora kugira umutwaro bakansengera nge ntabyitayeho, nta n'icyifuzo mfite ibintu runaka bikaba. Ubundi uretse ko uyu munsi abantu tubabeshya ngo hakira umuntu wizeye, ntabwo ari byo. Tuganire, ikirema ku rusengero cyakijijwe no kwizera, cyangwa kwizera cyari gifite niko kwagikije, cyangwa no kwizera kwa Petero? No kwabo, kuko cyo cyifuzaga udufaranga. Urakoze. Kwizera kw'abagusengera, iyo wowe watakaje ibyiringiro ubikuye mu mpinduka z'ibihe bikuriho, abantu dushobora kugusengera tukakugirira umutwaro wowe utakibyitayeho, Imana igakora. Kandi bavuga ngo utizeye ngo na Yesu yaravuga ngo kugenda kwizera kwawe kuragukijije. Ubundi se kwizera ni iki? Ko twagiye tubyita kwizera, nge nagiye mbyita ibyiringiro. Ubundi kwizera ni ukumenya ibyiringiro. Ibyo byiringirwa ntabyo twagiraga, ni ibyari byanditswe mu muzingo w'ubuhanuzi, byari ibizasohora ku Bisiraheli. Pawulo abibwira Abefeso yarababwiye ngo nta byiringiro mwari mufite. None se mwebwe murabimenya gute nta byari bihari? Urabimenya gute nta byari bihari? Ntabyo twari dufite twebwe. Ubundi kwizera, ariko nyuma byaje kuboneka. Twebwe ntabwo dufite ibyiringiro mu ntuzi, mu byari byanditswe. Uyu munsi Kristo dufite angana no kwizera tugomba kugira, kuko urungano rw'Imana muri wowe nirwo rungano rwo kwizera kwawe. Anise uragira ngo abantu ntibazongere kwizera, bajya bavuga ngo babasengere batizeye nta kibazo. None se twavuze ngo iki? Twavuze gusengera umuntu utabyitaye, utanashaka ko tugira gute tumusengere. None se yatubwira ngo tumusengere gute kandi atabishaka? Oya tuvuge noneho ndabivuze ariko sinizeye. Anise tagenda nyizerera. Urabivuze? Ndavuze nyine ugenda usengere mfite ibibazo ibi nibi. Ari umuntu rero, hari umuntu ucogora bitewe na situation arimo. Hakaba n'umuntu ucogora bitewe n'ubujiji. Hakabaho na negligence. Kavuga uti nagenda nyizerere. Nshuti, impamba y'urugendo rujya mu ijuru ntawe uzayitura mu muryango wundi. Icyo mubimenye, irangamuntu yanjye ntiyakunyuza kuri bariyeri. Wowe ubwawe niba uri kunegirije imbaraga z'amasengesho, niyo nagusengera ikintu nkuramo ni kimwe, nkuramo gufashwa no kwegerana n'Imana, ngakuramo ibihe byanjye byo gusabana n'Imana. Niyo navuga ya magambo yose aragenda agafeiringa. Amagambo navuze yose aba imfabusa. Wowe udashaka ko ngusengera ntibibaho. Ibyo ni igihe hari mwene data bifata ko yenda ndwaye ndi nko muri koma. Uri muri koma ntihakiriho amahitamo yawe. Sinzi impamvu, ariko twebwe duhisemo nka timu kuba twaguhitiramo ikintu runaka tukanagisengera. Icyo gihe birakunda, ntabwo ufite negligence muri yako murimo. Wowe ubwawe ahubwo wowe uri muri koma, amasengesho ya bene so ashobora kukugarura bitewe cyangwa se ntakugarure bitewe. Niba iyo koma Imana yakwandikiye kuri butahe, uragenda. Niba yanditse ko wongera iminsi yo kubaho, Imana irarika n'abagusengera kugira ngo ibahe amakamba yo gusenga. Yego. Hari ububasha runaka abantu baba bafite yenda muri ibintu bijyanye no gusengera abantu, byo gufasha abantu guha umuntu icyifuzo. Nabyo ni impano reka. Nabyo ni impano yo gusenga. Birashoboka ko ushobora guha umuntu icyifuzo nk'uko tubitanga tukabishyira mu gaseke, nk'uko umuntu akubwira uti dufatikanye gusenga. Niyo mpamvu ntabo dusengera twebwe, ahubwo dusengana nabo. Iyo dusenganye nabo tukazamurana ibyifuzo, kuko gusengera ntibivuze ngo nawe yabonye bihagije. Ni ugusengerana, no gufatikana mu maboko kugira ngo Imana itworohereze mu bitugerageza.
rero birashoboka ko ushobora guha umuntu icyifuzo ukagisengera nawe akagisengera, birakunda rwose. Aha, tukiri ku kugendana n'Imana, ni ibiki bikubwira yuko ni Imana itakiri muri wowe, cyangwa se muri rwa rugendo noneho uri muri iyobora utakiri kumwe n'Imana? Iyo uri kuneshwa n'ibyaha, uri kuneshwa n'ibyaha kandi ukaba ukora ibyo umubiri ushaka. Muririmbyi yaravuze ngo nubona ko uri kuyoborwa n'umubiri wawe, ujye umenya ko umwuka yagize gute, yagiye atagiye, hari umusabe ngo garuka. Yego. Wakora iki? Nuko umusaba ngo garuka? Yego. Ibyo byonyine nta kintu, ntabwo biri mekanike. Kwizera Imana ukayibwira uri kumwe nanjye birahagije, nibwo butsinzi. Ongera unyigarure. Hari umuntu ushobora kuvuga ati noneho njyewe najyaga ngenda niyoboye ariko ndifuza kujya ngendana n'Imana. Hari etape runaka umuntu ashobora gutera akazajya kuri urwo kandi akavuga ati ngende ndashaka kuzabigira ibintu, cyangwa se ndashaka ko bizaba ibintu nyine by'imbaraga, nkakoreshwa imirimo ikomeye, nkava nk'umuntu umuvuga butumwa ukomeye. N'urugero, uburyo ukoreshwa n'Imana si wowe ubihitamo mbere y'uko ujya gukorera Imana, ahubwo iyo umaze kuba umwizerwa, daboro turizera. Iyo tumaze kwizera, hari abizera bakaba n'abizerwa mu maso y'Imana. Iyo uri umwizerwa, Imana igukoresha ibiruta ibyo wayisabye, ariko ikora igendera nanone ku marangamutima yawe cyangwa se ku byo ushaka. Oya, ntabwo ariko Imana igukoresha, kuko nigendera ku marangamutima wowe uzaba uri umuterankunga wayo. Njye nshobora kuba numva nshaka kuzaba umuvugabutumwa ukomeye, yenda ikaba yankoresha nk'umuririmbyi. Urakoze, kandi nabwo ni ubutumwa. Ariko njye nibyo nifuzaga. Wifuzaga kuba umuvugabutumwa, iyo ikankoresha mu buririmbi. ubwo urumva utari kuvuga ubutumwa. Oya, ni okay, nyine tuvuge nkuko Imana iyo iguhamagaye niyo ihitamwe ikigukoresha, kuko nturafata umusumari ngo utereshe umusumari igikombe. Uzi gufata inyundo, uzi iki gikombe gikora, uzi ikibasi ikora, byose ni ibikoresho byo mu rugo. Hari ibikoresho by'icyubahiro n'iby'isoni nkeya, byose ni ibikoresho byo mu rugo, byo mu nyumba. Rero si wowe uhitamo icyo Imana igukoresha, igukoresha ibingana n'uko ibona wayikorera ukaba uw'umumaro. Ariko bijyana n'impano yaguhaye. Exactly, ko gukorera Imana iguha impano ukoresha nyine icyo yaguhamagariye gukora. Utabikoze ukagira ibinyuranyije n'ibyo, icyo gihe iyo wataye umuhamagaro, umuntu wataye umuhamagaro aba ari no munsi yo kugwa. Kuko iyo wataye umuhamagaro uba uriho mu ntego itari iy'Imana kuri wowe. Rero iyo wahushije n'intego y'Imana uhusha n'iy'ubuzima. Iyo uhushije iy'ubuzima ushobora no gufata iya Satani. Hari abantu bamaze igihe kinini barataye nk'umurimo, niba ariko nabivuga simbizi. Aba yari umuririmbyi arabivamo, yari umuvugabutumwa arabireka, yakoraga ibintu n'ibi. Uwo muntu akora iki kugira ngo yongere agire urugendo? Yataye umurimo ariko aguma gukiranuka. Icyo nta kibazo, kuko kutaririmba ntabwo ari icyaha, no kutabwiriza si icyaha, ahubwo icyaha ni ukutizera Kristo. Ntabwo uba wumva umutima ugucira urubanza? Urwo rubanza se rwaba ari urw'iki? Ibintu wakoraga warabiretse, aniseti tuvuge wahagaritse kuvuga ubutumwa, ntacyo wishe, nta kibazo, nta ariko nkagumana gukiranuka. Byose bitwaye iki? Nta mutima ushobora kugukomanga. Nyine umutima ni ugukomanga, ni wa muhamagaro uri muri wowe ukoburisha kujya gukora, ariko ntibisobanuye ngo waraguye. Yes, ndabyemeye nyine kutaguye, ariko kuba utari muri izo nshingano ubwabyo ntabwo bibanga. Washinzwe n'ahandi ariko n'Imana. Kuki ubundi mu byita inshingano? Ubundi mpamvu mu byita inshingano nuko mugera mu madini mukabihabwamo n'amatini. Ibyo madini tubireke. Ntabwo ushobora gutuma umuhamagaro w'Imana byaguhesha ubugingo. Umuhamagaro w'Imana ni ukwizera. Iyo twizera Kristo umwami n'umukiza, tukarinda ibyiringirwa, tukaguma kwizera Kristo ko ari we banze ryo kwizera, ari nawe ugusohoza, ubugingo buhorana natwe, buguma muri twe. Hanyuma kabiri, aniseti ndetse kubwiriza, hajya mu byaha. Icyo gihe Imana ishobora kumpanirayo ikangarura, reka mbyite gutyo, nkayigarukira. Ariko kandi icyitwa kuva mu nshingano si ukutajya kubwiriza, si ukutaza ku ijwi ry'umukanguzi, si ukutajya kuri Sinayi n'ahandi, ntabwo ari ukutajya muri caca, ahubwo intumwa yo ubwayo ni ubutumwa n'igihe icecetse, kwerera imbuto abandi. Kuko ntabwo twahamagariwe burya kubumbura Bibiliya ngo tuvuge, twahamagariwe kuba ibyo twigisha abantu. Barabakura hese mutagiye ahagaragara ngo bababone. Bandeze Imana yaguhamagaye izagutuma. Ubundi se wagize ngo abantu nibo batwiboneye? Wagize ngo twe twavumbuwe n'abantu? Iyo yaduhamagaye niyo yadushyize aho batubona.
hari umuntu uvuga uti ngewe uriya niwe ninjye namuzamuye ninjye namuvumbuye iyo hasi waramuzamuye zajyahe ukoresheje izihe mbaraga ni ukuboko umusitari arakomera reka da namusanze mu cyumba cy'amasengesho ubwo ni ngewe namuhaye agatuti. icyo kintu nigeze ngitekerezaho umuntu ambwiye kudutumira. hari abantu badutumira ku rusengero bakagira ngo baradufashije kandi twebwe iyo tugiye tuba twigomwe ariko iyo badutumiye ntacyo baba bigomwe. rero niyo wabwirije umuntu ubutumwa bwiza ibi tuvuga ngo ni ba papa bo mu mwuka. papa wo mu mwuka ni Imana, kuko ntawe twateye inda ngo abyare uwo mwana, ahubwo twamuhaye ibyo twahawe na Kristo. ubwo twatanze ibyo twahawe ntabwo ari twe, nubwo Imana iduhinduye umuyoboro. ntibikwiriye kuba ibigwi byawe. rero ibigwi byawe ni imirimo yawe. iyo mirimo yigumane nk'ibigwi, naho iyo undi yakoze wiyishimira, kuko nutsindwa uwo wabwirije akanesha ntibizaguhesha ubugingo. ikizaguhesha ubugingo ni uko wakomeje gutsinda no kwizera. rero kuvuga ngo uyu ni njye namuzamuye birashoboka. mu isi umuntu arakuzamura, ariko uzamuwe n'umuntu amanurwa n'undi. ariko iyo washyizwe hejuru n'Imana uhoraho washyizwe nayo. yego, tugiye gusenga Imana, tugiye kugana ku musozo. hari umuntu mu by'ukuri wari waraguye, yarabivuyemo, yarabiretse, cyangwa se yarabikora mu buryo abivanga, kandi tumaze kumva ko uwo muntu ari we mubi. hari n'umuntu ushaka kwakira Kristo ari ubwa mbere, akaba yimushye ikiganiro akavuga ati noneho mfashe umwanzuro nanjye ubwanjye mbu wa Kristo abe muri jyewe, tujye tugendana aho ngiye hose, numve za power za mbaraga nashakaga mu bandi nanjye ubwanjye nzitunge. uwo muntu niwe nshaka usengera Imana. yego, uwo muntu ufashe uwo mwanzuro wo kuvuga ngo nshaka kuba uwa Kristo, Yesu abe muri njye, aho kugira ngo ugendane Imana imbere cyangwa inyuma cyangwa iburyo n'ibumoso, igendere muri wowe, guhindura ubuturo, uba icyanya cy'Imana, uba umuntu Imana yishimira. reka tugufashe gusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ijambo ryawe ryaratubwiye ngo abazizera bakumva bazabatizwe. turagushimiye, tugushimiye kubw'uyu mwene data uhinduwe n'ijambo ryawe, akaba yemeye kuba icyaremwe gishya, akatuza akanwa ke kuri Imana ye, uri umucunguzi we, akaba yizeye ko Kristo yazutse, ariho ari muzima, kandi azahamagara abakiranutsi agataha. twandikishije iri izina rye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, iryarazwa abakiranutsi nawe arihabwe, amaboko aramira abizera nawe amuramire, umugongo uheka abakizwa nawe umuheke, ibirenge bisanganira bene abo bantu nawe bimusange, mu izina rya Yesu. wari waraguye nawe yizeraga, tumubyukishije imbaraga z'umusaraba wa Kristo, kuko nizo zatugize bashya twari babi. imbabazi zawe zihoraho, aho kugira ngo umuntu aguhunge yaguhungiraho. mushoboze kubana nawe, akugarukire kandi umuneshereze, ibyamutsinze ntibizongere kumushobora ukundi. ukuboko kwawe kwiza kumufate, ururembo rw'Imana rumukingukire, kugira ngo nawe ubone Yerusalemu nshya, mu izina rya Kristo Yesu. amen. ijwi ry'umukanguzi.